Got me stressed out. This squad, bulldog. Real niggas. Hello, uyu ni Temsa Guillaume. Nkaba ngiye kongezaho ikiganiro gifite title ivuga iti impamvu utarukwiye gucika intege. Muri kiganiro ndabigezaho urutonde rw'abantu 16 batangiye bagahura n'ibicanege bashaka kugera kuri dreams zabo, ariko nyuma ntibakomeza gucika intege bakaza kuzigeraho. Zatse intego y'ikiganiro cyanjye ni ukwispiringa abantu kugera kuri dreams zabo cyangwa se intego zabo. Reka dutangire no wa mbere wamenye kogezaho ni Henry Ford. Akaba ari we nyir'amakampani washinze kampani y'imodoka zitwa Ford akaba kugira ngo akore moteri z'imodoka za Ford zifite cylindre 8 niko bwa mbere niwe wa mbere wakoze iyo moteri. Akaba yagerageje inshuro 5 byanga. Byagenze gute? Ford yangaje aba-engineers 5 aravuga ati ngenda shaka mu imodoka ifite cylindre 8. Aba-engineers baramuga bati wapi imodoka ntago moteri kuyikora byashoboka. Bakora inshuro ya mbere baramubwira bati wapi byanze, ya kabiri, ya gatatu, ariko akavuga ati ngenda baha amafaranga yanjye mwe mukore ibyo nshaka. Bigeze aho nyuma aza gukora imodoka yitwa Ford, aza kugira gukora iyo moteri arangije ashinga na kampani yitwa Ford. Akaba ngo yarageze ku ntego zambaye kuri imodoka za Ford zirazwi cyane. Ndibutse ko uyu Henry Ford atigeze yiga amashuri ya segonderi cyangwa se kaminuza, just yize primary. Wakari ngiye kubagezaho ni Bill Gates. Nubwo abenshi muzi stories nziza, background ye nziza, ko yaba yarize Harvard software engineering, nibyo, ariko ntabwo aribyo byatumye succeedinga cyane muri business, kuko harimo benshi biganye ariko batameze nkaho. Bill Gates rero akaba yarigeze gushinga business ye ya mbere yitwa Traf or Data, ariko yayise hamwe n'umukofounder witwa Paul Allen. Business rero iza gufailinga. Nyuma yaho baza gukora Microsoft yashize nk'imyaka 3. Yaje gufailinga asubira ku ishuri muri Harvard, aza dropping out bajya gushinga Microsoft. Urumva ko yakoze business ye ya mbere gafailinga, ariko nacika intege. Nyuma akaza gukomeza agakora business, agakomeza intego zo gukora ibyifuza. Akaba ari mu Rwanda ngo kwese. Ubundi ngiye kwageza ni Walt Disney. Akaba mwese muramuzi amakatuni yagiye akora iki n'iki. Walt Disney rero akaba rimwe yarigeze kujya gukora mu kinyamakuru kimwe, bakamwirukana bakamubwira yuko nta imagination afite ndetse na idea byatuma akomeza gukora mu cyo kinyamakuru. Ariko nyuma akaba ari umuntu waje komeza business ye, mukana mwarabonye ko afite idea menshi, abageze acika intege n'ubwo bamwirukanye. Yaje komeza just agera ku ntego ze. Ubundi ngiye kubagezaho ni Albert Einstein cyangwa se Albert Einstein cyangwa se Einstein ko bamuvuga kose. Albert Einstein mwese muramuzi nk'umunyabwenge wabayeho kuri iyi si yararema mu bintu by'amasiyanse. Ariko Einstein nubwo tumuzi kwese umunyabwenge, yatangiye kuvuga afite imyaka 4. Arangije atangira kwandika, nibura kwandika utuntu twose dupfuye afite imyaka 7. Urumva ko benshi muri mwebwe mwavutse n'amurusha ubwenge. Juste ntabwo yacitse intege ngavuga ati ngenda nkuze ndi kimwe ntabwo meze n'abandi, ariko yaje kugera ku ntego ze, nubwo yaje kuvuka agaragara nk'umuntu udafite ubwenge cyangwa se ukigoryi. Undi ngiye kubagezaho ni Thomas Edison. Akaba ari umwe mu bantu nemera cyane muri Disney role model wanjye muri aba ngaba batajya bacika intege. Thomas Edison yataza kubaho itara urumuri mbega ducana rwakora utarabaho cyangwa se rwarashe kera. Thomas Edison rero akaba yari mu myaka y'1800, akaba nabwo yaje gukora itara ampure iringiri ducana. Kuva yayikora akaba nta wundi buryo burahinduka ku buryo yayikoze, bivuga ngo niyo tugicana tacyacana mu bumenyi bwe. Thomas Edison rero kugira ngo akore itara rizake
yakoze trials 10,000, yakoze trial ya mbere ya failing, ya kabiri y'ijana, ya 200, ya 300, y'igihumbi, 5,000, 9,000 kugeza ku 10,000 failing, ariko nyuma aza gukora itara riraka. Yaza gucika intege amaze kugerageza inshuro 9,000, ntabwo twari kuba dufite urumuri ducana ubu. Juste ubwo rero nawe niba ushaka gucika intege uzamure ibintu urugero gucika intege neza. Undi ngiye kongeza ni Abraham Lincoln, mwese muramuzi, abenshi baramuzi, batamuzi yigeze kuba perezida ukomeye wa Amerika, akaba azwi kuba yigeze gukora ubucakara, kuba yakorewe ubucakara system bw'abirabura bwabaye muri Amerika, akaba agaragara no ku noti z'amafaranga ya Amerika cyangwa se amadolari. Abraham Lincoln rero nubwo yabaye perezida wa Amerika ntabwo yigeze ashobora kwiga. Muri make Abraham Lincoln amateka ye yakuze ari umusare bano bambutse abantu mu bwato. Icyo gihe yaheze amashuri ya primaire yonyine, nyuma aza kugura igitabo akunda gusoma ibitabo by'amategeko. Aguze igitabo akajya aburanira abantu, akaburanira abantu mu manza nk'umwavoka, atarigeze yibikora ko yasomye igitabo cy'igitabo cy'amategeko mu rwego yari yigishije. Nyuma arundanya amafaranga aza gusimbuka segonderi ahita ajya muri kaminuza, arangije nyuma ahita aba perezida wa Amerika. Numva rero ko ibintu byose bishoboka. Nijye kugezaho ni Oprah Winfrey, akaba nubwo muzi umuryango umukire, mu bagore ba mbere bakize ku isi, abenshi baramuzi, afite TV reality show yitwa Oprah Winfrey Show. Akaba rero nubwo ayifite yarigeze kwirukanwa kuri televiziyo bavuga yuko atazi gukora, atashobora gukora, atabereye gukora kuri televiziyo. Nubwo yigeze kwirukanwa kuri televiziyo ntabwo yacitse intege, buriya wenda byamukingurariza kugira zishingiye televiziyo ye. Rero nicyo byamugishaka. Dukomeze, nkaba ngeze ku munyarwanda n'abanyarwanda kuri urutonde barimo, akaba yitwa Alpha Rwirangira. Muramuzi, benshi muramuzi, yatwaye Tusker Project Fame inshuro 2, akaba nawe ari umuntu ufite success story. Ariko Alpha Rwirangira amateka ye afite amateka menshi, ariko amateka ye ajya ku bwa mbere ajya gutwara Tusker Project Fame, hari amakuru yuko yagiye muri minisiteri ishinzwe urubyiruko na siporo, urubyiruko, umuco na siporo, akaka amafaranga ya tike gusa. Juste yari kwaka tike gusa imuvana mu Rwanda imujyana muri Kenya ngo ajye mu marushanwa ya Tusker. Icyo gihe rero bakaba baramuciye amaze akamubwira ngo twapije ugiye mu bindi bikerekereka, wowe kwa mbere nanga nta tike turi bukwe cyangwa uzajya kwishakira. Ntabwo bari bize ko yatsinda, ariko nyuma yo gutsinda Juste tukaba twaragiye kumwakira kuri airport. Ntabwo yigeze acika intege. Undi muntu ngiye kogeza akaba yitwa Kanyombya. Amazina ye original nayo bagiye, ariko abenshi muramuzi. Imwe impamvu namushyizeho ni umuntu wabaye superstar ari umusaza, wabaye superstar ari mu zabukuru. Abenshi rero hari trying ibintu kiri umwana, ukadreaming ibintu kiri umwana, ugakura ukaba umusore, ukaba umugabo, bikagenda birangira gatoya ngo ndashaje, kabisa ngo byararangiye. Ariko nimba ushaka gushyira reason ku buzima bwawe cyangwa se ku ndoto zawe, ugashyiraho reason y'imyaka, ngo ufite imyaka myinshi cyangwa imyaka mikeya, Kanyombya ariko kubera urugero yabaye superstar ashaje, yakoraga ubuzamu, yararaga izamu ahantu ndumva ari kuri Yerika, ariko nyuma zo kuba superstar, ni superstar ukomeye mu gihugu, ndetse ndumva ni superstar wa mbere ngo tugera muri entertainment. Undi muntu ujya kugeza ni Michael Jordan, mukaba mwese mumuzi, akaba ari igihangange mu mikino ya basket. Ariko Michael Jordan ntabwo yigeze avuka azi gukina basket cyane, cyangwa se ngo yereke ubuhanga budasanzwe. Ahubwo Michael Jordan we ubwo yarivugira ati njyewe impamvu succeedinga nigeze kurata amashots 9,000, misinga match 300 ubwo yari mu bench, ndangije misinga shots 26 arizo zanyuma ngo ikipe itsinda. Nuvuga ngo yatumye ikipe yakinagamo irati igikombe, ari we biteye inshuro 26 zose. Ndangije aravuga ati njyewe nararuzinze cyane, mpamvu nduzinga niyo mpamvu succeed. Undi mujye kugezaho akaba yitwa Harold D. Sanders. Ariko ntabwo bamuzi. Juste ni umuntu ukora ibintu by'ubutetsi cyane hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Andy Sanders rero
batabizi gake muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa se mu bindi bihugu byateye imbere ntabwo resitora bari iteka ibintu byose iteka inkoko ifi isambaza iki n'iki ahubwo wowe utanga komande y'ikintu uzi guteka hanyuma bakaguha isoko ni ukuvuga ngo uraza kuvuga uti ngenza mbatekera inkoko undi akaza kuvuga uti ngenza mbatekera umuceri hanyuma mukajya mwese muwugemura kuri iyo resitora iyo ngiyo rero sasa akaba yaratekaga inkoko akaba yarafashe inkoko itetse mu buryo runaka akayijyana kuri resitora bakayijegitinga akajya kugenda agateka iya kabiri itetse ku buryo butandukanye n'iya yindi bakayisubizayo agateka iya gatatu iya kane iy'ijana iya 500 iya 700 iya 900 iy'igihumbi paka ku y'igihumbi n'icyenda aferinga hanyuma ku y'igihumbi na 10 yaza kwemera inkoko ye umva yagejeje inshuro 1010 adacika intege nyuma rero y'igihumbi na 10 bamaze kuyemera ubu ni miliyoneri ari muri Amerika no mu Rwanda harimo products nyinshi mu supermarket ndi mu rye kwageza n'akabari mu Nyarwanda kabitwa Gabi benshi mukaba mumuzi mu njyana ya gospel n'umukobwa uri mu njyana ya gospel n'umugomba mukobwa simbizi Gabi rero amateka ye niko yigeze kuririmba muri group y'umuhanzi witwa Apollinaire icyo gihe Apollinaire Gabi yigeze kuririmba muri group imwe ya gospel hanyuma baza kumubwira ati we ntabwo uzi kuririmba nushaka uzareke baramukimbiza ariko ubu ngubu ni umuhanzi wa gospel ukomeye twagiye indi groupe ngiye kogezaho ni itsinda rya Beatles abenshi bakaba babazi mu njyana ya rock abatabazi ufite ya kuri Google mukabashakisha mukamenya Beatles rero bakaba baramamaye cyane mu njyana ya rock kugeza na n'ubu ngubu bakaba ari legend gusa Beatles bwa mbere bajya kuririmba bajya gusayininga muri record imwe barabwira bati mwebwe sasa cyane aba muzi kuririmba cya kabiri ntabwo muzi gucuranga gitari muri abantu ba fake n'umushaka muzabyere yabo bakaba batacitse intege rero bakaba baje kuba miliyoneri bitewe no kuririmba mukadukomeze dusubire mu Rwanda yongeye kugeza n'uwitwa Senderi International Hit bo ni superstar n'umuhanzi arazwi cyane ariko icyo nshaka kugezaho kuri uyu muntu yatangiye umuziki kera abantu benshi bataraza nk'aba Debe n'abandi bari bataraza mu bintu by'umuziki n'aba Riderman n'abandi ariko Senderi akaba atarigeze acika intege akaba yarigeze kuzima kabisa narije ariko arongera aragaruka nawe akaba amu succeeding ariko harimo benshi batangira ibintu bagira ngo bakabyerera big up to Senderi babiri banyuma basigaye sasa wa kabiri ngiye kugeza akaba Temusage niwe akaba ari ngiye mu kubaniriza kano kanya nanjye nkaba juste nshaka kuba superstar kuri YouTube kandi nkaba natangiye kuba superstar nkaba nashyize video ya mbere kuri YouTube mu mwaka wa 2008 irindirangira rero ako ka video gusa kari aka video ka fake ntabwo ari ngiye urimo juste n'amafoto ya class n'ingamone narashyizeho nyuma nza kubereka no biza kugera mu mwaka w'2000 ngo nandi video nagashyize kuri YouTube biza kugera mu mwaka w'2011 naje gushyiraho video za Karangiza benshi mukunda kubona amaudio ya Karangiza nza kuzishyiraho nyinshi kabisa ubwo ntagira amaprod yanjye atangiye kumenyekana kuri YouTube ariko bataramenye ndiyashyiraho abenshi bamuzi ariko bamwe bataramenye hari ibintu byinshi byagiye binjiza urumva ntabwo natangiye ibintu kera nacika intege ntabyera hanyuma ubu ngubu noneho muri mwaka 2013 nkaba natangiye kubazanira reality show yo mu Rwanda kandi bafite na nyinshi already ndimo kurikodinga n'iyi video ariko ndimo kurikodinga ariko video ya mbere birapfa ariko ubu ngubu nayisubiyemo imvura najya nakudacika intege nanjye nshatse nakwifuriza cyanyuma ndakubabwira umuntu wa nyuma cyangwa se yetre ya nyuma ndakubabwira cyane ku bantu basoma Bible ntabwo ngo uzajye usoma Bible cyangwa uzere ko Imana ibaho cyangwa itabaho ntabwo mbizi nimba Imana ibaho cyangwa itabaho ndakubabwira umuntu witwa Imana rero turebye bari abantu bose babanje niyo muntu wa mbere failinga cyane kurusha kubera iki Imana rimwe muri Bible ngo igeze kwicuza impamvu ngo yarimye abantu icyo ni icyambere yicujije icya kabiri yisomye mu isezerano rishya haranditse ngo Imana igashaka abantu bose ngo bakizwe bavuga ngo abantu bose ngo bakore neza bajya mu ijuru kandi Yesu akaba yarigeze kuvuga ngo Yesu cyangwa Yesu akaba kuvuga ngo
abantu bajyange kuzimu no benshi sasa wowe kwibaza impamvu kuki abantu benshi batajya mu nzira z'Imana ishakamo hariya muri Bibiliya ariko Imana igakomeza ikabihora ndetse mukutagivinga apshaka gukomeza karema abantu cyangwa se ko kigeze kwicuza gashaka kurimbura abantu ariko ntibarimbura nani kutagivinga hapo sasa murakoze Temsa Game nuko subscribing kuri channel yanjye kwa rutuntu twishimira kwagize ahomba niho kule boy sina shiki intege ndagana ku musaruro sina burukenge imyaka ibaye myinshi mu magahenge kuko nshaka kwamamana njandi menge mpura n'ibinaniza hariko impani zanyiza sinzi uzabirangiza ku bushake nta mananiza bitwahizana basazana kundi nanjye nzayitambaza radio tv na magazine izina ryanjye baritangaza munyitege ninga jatira homeboys mwembwira murabizi nabibagirwa kandi ari mwe mwahawe inzira kuva Dar es Salaam kugera mu bisumizi amateka nicyo gipimo cyo twabihereye mu mizi shamba n'iligale me hala babizi n'abaswa bamwe promo ni noti hit yabo ni ruswa ntanjuru urugamba kuko nshaka ikimba nshaka kubikimenya bose nkamurikira abafite intimba shaka kwamamara Got me stressed out. This part, moved on. Real niggas. nshaka kwamamara nshaka kuzimya gatera nshaka kujya ku yindi ntera aho ntaratera nihoze nifuza kwibera kubarukabuza niyo ntego ntakizambuza ntibinsaba kubitangaza kugira ngo mvuge ibitangaza nyene umutima ujijutse ndetse n'ubwenge bwagutse kugira ngo nke muri byabuze ndahamye neza ko ari benshi bamamazwa na giti bakunde ngo babone hit kuri Jessica Biri first boy ngama beat nguye froza quality singenzwa na kamweza muri gikumwe niba turi kumwe nyeganyega niyo mfite ukuguru kumwe ukigikira ureka bamazimwe zabitogere bihore nibazambuza kuba ikimenya bose suko nifuza ibyo narose zikimano yagize ndenzi byose nshinze mukanika ntazaho bituruka ubuzima ni nk'ikarita mana nongera gato kimenya aho tugana Abana benshi bagize muri gahunda zabo bashaka kumusaza canganya itanga cyabo